akabazo k'amatsiko ubundi kuki abantu bapfa umugore cyangwa kuki abagore bapfa umugabo nyine nanjye ibyo nibyo ndimo reka nta mashini ari uwawe ufatiye umugabo wawe ku mugore w'abandi ukamufata ariko ukabyibonera wabikoraho iki nawe ngo icyo kintu cyitegura wakora iki yewe ikintu nakora nabareka ukigendera kubera iki kubera ko mba numva nyine ntazize umuntu kuko ngo yaryamanye n'umugabo wanjye wabyumva uti nta ndashaka kubwira kibazo impamvu zatuma utabimuziza nubwo wenda wagira kubabara mu mutima impamvu ikintu cya mbere ku giti cyanjye nabanza nkisuzuma niba atari we nyirabayazana niba atari njye watumye nyine agenda ku mpamvu nyinshi ku mpamvu nyinshi ariko nsanze atari njye nyirabayazana nabareka hanyuma usanze ari we nyirabayazana bakishima kuko ntabwo ako kanya nahita mbabuza ibyishimo ahubwo ushobora kuba uri nyirabayazana mu kudatanga ibyishimo wenda nabyo ibyo nabyo wenda naba nisuzumye muri make wabifata ukavuga uti ariko hari igihe umuntu aba yinywera wenda nk'inzoga runaka agashaka no kugerageza rikeri adahorera ibijumba gusa impamvu yatumye nibaza icyo kibazo ubushakashatsi bugaragaza ko muri 2022 bwatweretse ko abagore barutaga abagabo umubare n'ubu ngubu bari kugira ngo baraturuta yego ariko kuko risaki ya mbere uzakora uzacunga abana bava ku ishuri bataha wihagararira ahantu harya utuye hano hafi uhagarare urebe umubare w'abahungu barimo n'uw'abakobwa wimuke buriya gukora ubushakashatsi biroroshye wimuke ujye nka hariya Kicukiro witegereze wimuke ujye nk'hano Kagugu uhagarare ibyo uzabona uzabyandike uzahita ubona igisubizo cyihuse yego n'ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko abana b'abahungu muri iyi minsi bari gusa n'abiyongera ariko nanone abagore baracyaruta cyane abagabo ubwo rero sinumva kandi abagabo buri mugore akwiriye umugabo ni nako Bibiliya bivuga ubwo rero harimo gusaranganya umutungo w'igihugu ariko nanone nshima bari abakobwa bajya gushaka hanze hanyuma